Bakunze ba Amisha Driving School ndongera ndabashuhuje umunsi mwiza ibihe byiza. Twarabonye ubushize twagiye twiga ibintu bitandukanye ariko nababwiye yuko ahangaho uzajya uhakurikira isomo neza ryuzuye rya nyaryo, isomo ryuzuye ririmo ibintu byose wakenera. Niba mwibuka neza ubushize twabonye uburyo bwo kwiga amategeko y'umuhanda. Muribuka ko twabonye ibimenyetso cyangwa uburyo bwo kugenda mu muhanda biko birimo ibyiciro bitatu. Niba mubyibuka neza ni ibingibi nababwiye. Nabwiye ko muri ibyo byiciro harimo ibyapa, hakabamo ibimenyetso byo mu muhanda, harimo n'ibimenyetso bimurika. Rero duhere ku iki ngiki cya mbere cy'ibyapa uyu munsi nibyo nshaka ko turebaho cyane. Ibyapa byo ku mihanda, ibi ngibi mureba biba bishinze ku mihanda, bivuga cyangwa bigizwe n'aya moko atatu ngiye kubabwira. Ubwoko bwa mbere ni ibyapa biburira. Ibyapa biburira hakaba no gutambuka mbere. Birakuburira cyangwa bikerekana ugomba gutambuka mbere. B ni ibyapa bitegeka kandi bikitwa n'ibyapa bibuza. Biragutegeka icyo ukora bikanakubuza. Hanyuma C ni ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora. Fata utwo tuntu dutatu. Amoko y'ibyapa bishinze ku muhanda tujya tubona harimo ibyapa biburira ndetse bikerekana n'utambuka mbere, hari ibyapa bitegeka n'ibyapa bibuza, kandi hakaba ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora. Reka rero duhere ku mugereka wa mbere. Ibyapa biburira no gutambuka mbere biba bimeze biti. Babyita signaux de danger de priorité. Ni ikirango rusange. Ibyapa biburira no gutambuka mbere bigizwe n'ishusho ya mpande eshatu ifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umukara n'ikirango cy'umukara, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Niba muri kwitegereza iki cyapa dufite hano, iki cyapa cya A, iki cyapa kiri urabona ko gifite umuzenguruko n'umutuku, hariya mo hagati icyo bita ubuso ni umweru, hanyuma n'ikirango kiri kutwereka ibyo icyapa kivuga cy'umukara. Rero niba kubaza ngo ibyapa biburira cyangwa se ibyapa byerekana gutambuka mbere bigizwe n'iki? Bigizwe n'umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Murebe nk'iki ngiki kirerekana iki? Iki cyapa cyerekana ko hari ikona ibumoso. Iyo uri kugenda ukabona iki cyapa ku muhanda uhita umenya ko imbere yawe gatoya cyane hari iki hegereye ikona ryateza ibyago ibumoso. B iriya AEB yo iravuga ngo ikona iburyo. Biravuga ngo imbere aho uri kugana nahegereye ikona ryateza ibyago hehe iburyo. Icyapa gikurikiye A1C ni amakona abiri. Ni amakona abiri cyangwa uruhererekane rw'amakona arenga abiri. Iyo ubonye kino cyapa uritonda kuko urava mu ikona rimwe uhita ujya mu rindi kandi atandukanyije icyerekezo. Ni amakona abiri cyangwa uruhererekane rw'amakona abiri. Irya mbere riri ibumoso, ubwo irya kabiri riraza kuba riri iburyo. Mwabibonye ni A1C. Tugeze kuri A1D. Iki cyapa kivuga iki? Nacyo kivuga nk'ibyo kera cya ruguru cyavugaga. Ni amakona abiri cyangwa uruhererekane rw'amakona arenga abiri. Irya mbere riri iburyo, irya kabiri ubwo ruvuga ko rikurikiraho riri ibumoso. Icyapa gikurikiyeho kiravuga ngo muri kubona kiriho akantu k'akadundo, hakabaho 100%, 10%. Nicyo cyapa cya A2 kiravuga ngo akamanuka gashobora guteza ibyago. Uzabibona cyane bakunda kukibaza iki cyapa mu kizamini cyo gutwara cyangwa cyo kubona uruhushya rw'agateganyo provisoire. Ni icyapa kikwereka ngo umuhanda cyangwa se akamanuko gashobora guteza ibyago. Iki cyapa ikigereranyo gishobora kuzuzwa n'iyerekana ry'ingano y'agacuri ku ijana. Ni uko ngo bihariye urebe 10% byanditse, ni ukukwereka ubuhengame bw'umuhanda cyangwa ukuntu aho hantu hamanuka. Hariya ni 10%, hari uzasanga harimo na 20%. Icyo gikurikiraho nacyo urabona ko cyo gifite 40. Umuhanda uhengamiye ibumoso, ariko ako kamanuko gashinze cyane karerekana akamanuko gashinze cyane, ni 10% naho, ariko kari hehe? Kari ibumoso. Rero iki A3 ni akamanuko gashinze cyane. Iki cyapa ni ikigereranyo gishobora kuzuzwa n'iyerekana ry'agacuri ku ijana. Hanyuma icyapa cyacu gikurikiyeho
mwakibonye cyerekana ko umuhanda hari munini imbere ari kugenda uba mutoya, bivuga ifungana ry'umuhanda cyo twita rétrécissement de la chaussée. Icyapa gikurikiyeho aricyo A4B cyo kivuga ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ni ukuvuga ibumoso niho hafunganye, iburyo nta kibazo gihari. Kijyanye kandi n'iki ngiki cyo munsi nanone yacyo nacyo kivuga ifungana ry'umuhanda bitewe n'akamanuko gasatira umuhanda iburyo. Ibi byakugisubiza inyuma ugenda ukurikira uko barabibaza cyane mu kizamini. Dukomeze n'icyapa cyacu cya gatanu aricyo A5. Kiravuga ngo iki kiriya cyapa uguhinguka ku mwaro. Murabona iriya modoka isa n'iyasimbutse, ni uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Uzabona umwaro, inkombe, icyome byose bivuga hafi y'amazi. Hanyuma A6 ni umuhanda utaringaniye. Iki cyapa rwose ntabwo ushobora kubona ibizamini bitatu bikurikiranye iki cyapa kitarimo. Ni umuhanda utaringaniye kandi ahegereye ibinogo, utununga cyangwa ahantu hameze nabi, cyo bita profile irrégulière. Hanyuma A7 ni umuhanda unyerera. Uri kubona uko bimeze, ni umuhanda unyerera, nahegera igice cy'umuhanda ushobora kuba unyerera. A8 ubutumburuke cyangwa se utubuye dutaruka, mumbabarire, n'utubuye dutaruka. Uzabona hariya icyapa bakunda kukibaza rwose cyane, n'utubuye dutaruka cyangwa se ahegera igice cy'umuhanda aho utubuye dushobora gutaruka. Biba bisaba ngo ugendemo ni projection de gravillon. Hanyuma A9 amabuye ahanuka. Urari icyo cyapa kuri A9 ni amabuye ahanuka. Nahegera igice cy'umuhanda ahari ibyago byaterwa n'amabuye ahanuka cyangwa amabuye ari mu muhanda. Icyegeranyo gishobora gucurikwa hakurikijwe uruhande ibyago byaturukamo. Mbega bakwereka, ni ukuvuga ngo iki cyapa kukireba A9 biratwereka ko ku ruhande rwacu rw'iburyo ariho umukingo ushobora kuba ufite amabuye ahanuka. Bashobora none no kucyerekeza ibumoso bakatwereka yuko ibumoso hari ikibazo cy'amabuye ahanuka. Hanyuma 10 kiravuga ngo iki? 10 kiravuga ngo abanyamaguru, ni yerekana ry'akayira k'abanyamaguru. 11 abana. Iyo ubonye kiriya cyapa uhita umenya ko ari aho abana bambukira, ni yerekana ry'akayira k'abana nk'igihe bavuye ku ishuri cyangwa ku kibuga cy'imikino. Hanyuma reba A12 haravuga ngo aho abanyamagare bahingukira. Iyerekana ryaho abanyamagare binjirira mu muhanda cyangwa bambukiranya, naho abanyamagare bahingukira. A13 murakibona mu ishusho mu muzenguruko wa mpande eshatu nkuko twavuze ko ari ibyapa biburira cyangwa byerekana gutambuka mbere. Ni akayira k'amatungo, ni icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko n'umutuku, ubuso n'umweru, hanyuma n'ikirango mu ibara ry'umukara. Akayira k'amatungo iyerekana igice cy'umuhanda gishobora kwambukiranywa ku buryo budasanzwe n'iki n'amatungo. Ibonye icyo cyapa kiba kivuga ngo ni akayira k'amatungo. Turebe A14 kiratubwira iki? Murareba agasimba kameze nk'impongo. Akayira k'inyamaswa bivuga ngo ushobora kuba ari hafi ya parike cyangwa inyamaswa zikunda kwambukira, bakahagushyira icyo cyapa kugira ngo nk'umuyobozi nukibona ujye umenya ngo hano ngomba kuhaca nitonze. Rero icyo kivuga ngo akayira k'inyamaswa cyangwa se yerekana igice gishobora kwambukiranywa ku buryo budasanzwe n'amatungo. Ni yerekanwa ry'igice cy'umuhanda gishobora kwambukiramo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Hanyuma reba hariya kiriya cyapa mujya mukibona bari gukora nk'imihanda. Icyo cyapa bakunda kugikoresha cyane bari gukora imihanda. Kivuga iki? Imirimo. Nahegereye igice cy'umuhanda gikorerwamo imirimo. Nahegereye igice cy'umuhanda gikorerwamo imirimo. Tujya ku cyapa cyacu cya 16. Ibi byapa ugomba kubyiga nyaboneka. Ugomba gushyiramo imbaraga zawe zose ukamenya ngo amoko 3 y'ibyapa nayaye. Twabonye ibyapa biburira cyangwa gutambuka mbere, tubona ibyapa bibuza bikanategeka, hanyuma n'ubundi bwoko bwa gatatu bw'ibyapa. Dukomeze 16. A16 murabona ni amatara 3 ameze nka feruje. N'ibimenyetso bimurika ahegereye akayira, uburyo bwo kugendera mu muhanda bugengwamo n'ikimenyetso cy'amatara y'amabara 3.
iyo bavuze ikimenyetso cy'amatara y'amabara atatu ni umutuku, ni umuhondo n'icyatsi, ni ukwerekana ko wenda kugera ahantu hari feruje. Mu gihe cyose wenda kugera ahantu hari feruje icyo cyapa urakibona. Hanyuma 17 kiratubwira iki? 17 kiravuga ngo ni ikibuga cy'indege, ahegereye aho umuhanda ucibwa hejuru n'indege zarara igihe ziguruka cyangwa zigwa ku kibuga. Bagishyira hafi kugira ngo urusaku rw'indege rushobora kugutungura rutaba rwatuma wakora impanuka. Ni kuvuga ngo ni ikibuga cy'indege. Hanyuma icyapa cyacu A18 cyo kiravuga ngo umuyaga w'intambike. Kiriya cyapa kiravuga ngo umuyaga w'intambike, nacyo bakunda kukibaza cyane. Ibi byapa barabibaza pe, muzabibona mu bizamini byinshi tuzakosora, barabibaza. Ni umuyaga w'intambike cyangwa ahegereye igice cy'umuhanda gihuhwamo kenshi n'inkubi y'umuyaga w'intambike. Icyo cyapa ugomba kuyishyira mu bwonko bwawe ukakimenya neza. Hanyuma icyapa cyacu A19 kiratubwira iki? Urabona nakambi kareba imbere n'akambi kagaruka. Kivuga iki? Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hari igihe uba uri mu muhanda w'icyerekezo kimwe, hanyuma wabona kiriya cyapa ukahita umenya ko aho hantu ho hari umuhanda ubisikanirwamo. Ni ukuvuga ngo hari imodoka zigenda hakaba n'izigaruka. Ni ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Nahegereye igice cy'umuhanda hagendwamo mu cyerekezo kimwe. Ni igice kibisikanirwamo by'agateganyo cyangwa buri gihe, kandi ubundi mu gice kibanza hagendwa mu cyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ngo nahegera igice cy'umuhanda kibisikanirwamo by'agateganyo cyangwa buri gihe, kandi ubundi mu gice kibanza hagenderwaga mu cyerekezo kimwe. Bivuga ngo wowe mu muhanda wari uturutsemo ntabwo wari wemerewe kuba wabisikaniramo, hari mu cyerekezo kimwe. Ariko iyo ubonye iki cyapa noneho kiba kikubwira ngo ugiye gutangira guhura n'imodoka cyangwa ibinyabiziga biva ku rundi ruhande urwo wowe urimo werekezamo. Komeze A20 iravuga iki? Inkomane. Inkomane twarabyize, musore mu video yabanje umuntu utazi inkomane. Inkomane cyangwa se gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. Ni inkomane cyangwa se gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. A21A ni inkomane aho umuhanda urasukira ibumoso. Inkomane aho umuhanda urasukira ibumoso mu mfuruka yenda kuba igororotse, gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. Icyo cyapa cyerekana ko ari inkomane aho umuhanda urasukira ibumoso. Noneho A21B yo ni inkomane aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Inkomane aho umuhanda umwe urasukira iburyo mu mfuruka yenda kuba igororotse cyangwa gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. A21C urabona ko nayenda gusana A21A, A21B. A21C yo ivuga inkomane aho umuhanda umwe urasukira ibumoso mu mfuruka ifunganye mu cyerekezo cyerekanwa n'ikimenyetso, gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. Ibi byapa byose mbibutse biri mu igazeti ya leta, aho bisanga mu igazeti yuzuye biba birimo, kandi ibi byapa barabibaza cyane. A21D murabona ko biriya byapa ko ari bine birasa. Ni inkomane aho umuhanda umwe urasukira iburyo mu mfuruka ifunganye mu cyerekezo cyerekanwa n'ikimenyetso, cyangwa se gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. Hanyuma twagiye A21E, nacyo kiri mu bwoko bwa biriya byapa. Ni amasangano ameze nka T. Uri bugende nugera imbere uhure n'amasangano ameze nka T, aho umuhanda uri imbere yawe uraba wambukiranya uwo wari urimo uwucamo hagati. Ni amasangano ameze nka T. Inkomane aho umuhanda umwe ugana ibumoso n'iburyo, ariko umuhanda urimo utarenga iyo nkomane. Uwo urimo nturi burengaho. Nuhagera urakata iburyo, either urakata iburyo cyangwa se ibumoso. Iki kimenyetso cyacyo kiravuga ni A21F. Ni amasangano ameze nka ya. Inkomane igizwe n'umuhanda usatuyemo imihanda ibiri itandukanye, gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. A21J nayo mu bwoko bwa biriya byapa. Na A21H ni uruhererekane rw'inkomane, ikigereranyo cy'inkomane, gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. Urabona ko ubanza uhure n'inkomane aho umuhanda urabugana iburyo, hanyuma mu kanya ukomeza imbere uhure n'inkomane aho umuhanda urabugana ibumoso. Hanyuma A22, A22A, A22B, A22C, A22D na A22E. Murareba ibyo byapa. Ibyo byose ibya A21
A kugeza kuri 22A bizasimburwa n'ibyapa B23. Tuzakibereka icyo ari cyo cyapa cya B23. Biravuga ngo A23 kizasimburwa n'icyapa B21. Murakireba A23 hasi. A23 hasi ni iki ngiki. A23 hasi cya gifite metero 200. Kivuga iki? Reka duhite turi ubusobanuro bwacyo. Ni nka kiriya A24. A24 bivuga ahegereye inkomane, aho guhagarara akanya gato ari itegeko. Ni ukuvuga ngo ugomba guhagarara. Ubundi iki cyapa kiravuga ngo tanga inzira. Tanga inzira bivuga iki? Ukikigeraho ntabwo ugomba kukirenga, ahubwo ugomba guhagarara. Akanya nyongera kari munsi y'ikimenyetso. Ni ukuvuga ngo umwanya uzahagarara uri hariya. Ugomba guhagarara byura muri metero 200. Kereka intera irimo icyapa cyo guhagarara akanya gato. Iyo baguhaye icyapa kirimo cyo kwereka ko ugomba guhagarara akanya gato, niho ushobora guhagarara akanya gatoya. Ariko ubundi uhagarara muri ziriya metero baba bakweretse kugira ngo hagati yawe na kiriya cyapa. Ubundi kivuga ngo tanga inzira. A25 cyo kiravuga ngo aho banyura bazengurutse. Urabona ko kimeze nka rompwe, gikunze no kuba ari ubururu, nanone gishobora kuba ubururu kiri mu ishusho y'ubururu, hanyuma biriya birango ari umweru. Aho banyura bazenguruka nacyo bakunda kukibaza cyane. Hanyuma A26 ni ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Cyerekana inkomane n'umuhanda wa gari ya moshi. Iyo nkomane ibambiye hose cyangwa mu cya kabiri cyayo. Nubona iki cyapa nshuti yanjye uzahita uvuga ko ari ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ndabashimira abakunzi ba Amisha Driving School, mukore subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo. Turagomba tubashyira amasomo menshi ashoboka kugira ngo ugende ukore rimwe nawe wicyure. Nawe wayicyura nshuti yanjye. Ciao.